umuturage witwa Uwera Jean Pierre ataka ko yarenganyijwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi, ahavuga ko ubuyobozi bugizwe na gitifu ndetse na engineer w'umurenge baje bakamusenyera ibikorwa bye byari bigizwe n'amazu yarimo abapangayi, amazu yamwinjirizaga amafaranga arenga 600 ku kwezi. Uyu muturage avuga ko haba mu buyobozi bw'inzego zibanze kuva hasi mudugudu kugera mu murenge bose bamurenganya, aho avuga ko byose ikibyisha inyuma ari ruswa. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'umurenge bwo buvuga ko uyu muturage abeshya ibyakozwe byose ngo byakozwe hakurikije amategeko. Uyu mugabo kandi avuga ko icyabiteye ari ikibazo yagiranye n'umuyobozi muri polisi, aho uyu muyobozi bari bafatanyije umutungo, hanyuma uyu muyobozi agashaka kwikubira uyu mutungo we n'abandi bari bafatanyije. Ubwo bajyaga mu rukiko byose bita bikurura imvururu, bituma ubuyobozi butangira kumukandamiza nk'uko abivuga. Nitwa Uwera Jean Pierre, nkaba ntuye mu mudugudu wa Tetero, akagari ka Rugarama, umurenge wa Nyamirambo, akarere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Nitabaje itangazamakuru cyane cyane guhera mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2020, aho mfite ibikorwa by'ubucuruzi biri mu mudugudu wa Kagara, akagari ka Musezero, umurenge wa Gisozi, akarere ka Gasabo. Icyo gihe nibwo intandaro y'amakimbirane hagati yanjye nk'umuturage na esi w'umurenge Musasangoyi Providence, mbona amakimbirane yatangiriye abisabwe na senior superintendent dufitanye imitungo dusangiye hariya mu Gakiriro, banigabije bo ku giti cyabo. Muyisangiye mu buhe buryo? Ni imitungo y'ibibanza bigera muri 3. Umudamu wanjye bita Imana Marie Grace twasezeranye, baguze bafatanije bashaka gukora association, ntiyabashije gukorwa kubwa senior superintendent. Icyo gihe yarakiri umupolisi mutoya, bose bifuza kuba bakora association yakora ibikorwa nk'ibyo Parwa yakoraga byo gucuruza imbaho no kuhubaka za hangari za kijyambere. Ariko kubwa senior superintendent Kimenyi Innocent n'irindi tsinda ahagarariye barabyikubiye kugeza n'uyu munsi, nibo babyaza umusaruro iyo mitungo. Uretse ko twabashije no kujya mu rukiko, n'ubu urubanza rurahari rwabo muri Haute Cour, ruri tariki 15 z'ukwa gatandatu. Ariko icyo gihe senior superintendent Kimenyi Innocent guhera Musasango yaje kuyobora umurenge wa Gisozi mu kwezi kwa gatatu, niho yagerageje kumubwira, amunteranyaho. Yarasanze kandi mfite ibikorwa hariya, hari na hangari nari maze kubaka mu mutungo dusangiye ufite UPI 1345 sangiye no senior superintendent Kimenyi Innocent. Musasangoyi yaraje abitegetswe na Kimenyi Innocent, araza afungira abapangayi bari barimo, tunafitanye n'amasezerano. Nta rubanza rwabaye, araza abwira abapangayi ngo nihagira undi muntu wongera kwishyura Uwera Jean Pierre amenye ko atazongera gukorera mwaho. Abaturage baramubwira batari ko uyu niwe twagiranye amasezerano, ni nawe twabonaga hubaka, turumva wadufasha ugasesa ayo masezerano twagiranye kugira ngo nawe atazaturega. Musasangoyi Providence arababwira ngo simburana namwe, ngo nubwo yaba akunda imanza azajya aho ashaka. Ashyiraho akagozi arahafunga,
abaturage kuko bari bakeneye gukora, anabereka uwo bishyura n'ubundi umugore wa Kimenyi Innocent senior superintendent, aranabafungurira. Jewe kubera ko ntakunda gukora ibihabanye n'itegeko, nandikiye Musasangoyi Providence musaba ko urwo rubanza aciye ruhagaze miliyoni 9,130 na bingahe, ko bitari mu bubasha bwe, niba akeneye gusesa amasezerano nagiranye n'abo bantu bikoze mu nyandiko. Ntacyo yigeze ansubiza. Yewe ngerageza no kwandikira meya w'umujyi ibaruwa ziri hano, nabwo kubera covid. wenda utari gutara wavuze ngo Musasangoyi senior superintendent Kimenyi uvuga ngo yagerageje kubwira Musasangoyi, yamubwiye gute? wari uhari? Impamvu navuga ko ari we wamubwiye ni amakuru nanjye nkura mu bantu bahariye mu Gakiriro, ariko ni nabyo ntabwo Musasangoyi yaranzi. Nagiye ngiye kwishyuza abapangayi mu mazu nari mpafite, umugore wa Kimenyi Innocent mbona mu ntungiye urutoki, bigaragara ko ntabwo yaranzi. Bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga cyo gushyira za kandagira ukarabe ku mazu y'ubucuruzi no mu masoko hose. Ahita andembuza arambwira ngo ni we bita Jean Pierre, ni jewe, ngo hari ikibazo, ngo association Mo Carmel yangejejeho cyawe. Ibyo byose twese uko tubizi, nanjye association narayiregaga kugera no ku murenge no ku mudugudu, ariko iyo bakuregeye ukora convocation ukayiha uwarezwe. Ntayo nigeze mbona, kuko kugeza n'uyu munsi dukora iki kiganiro mu mudugudu wa Kagara, akagari ka Musezero, umurenge wa Gisozi, nta muntu n'umwe urandega, nta convocation n'imwe ngira, ahubwo ni njurega. Aho rero niho nabonye ko yabaye igikoresho cya senior superintendent, kuko naranamwegeye ndamubwira ese barakundegeye ko nta convocation mwigeze mumpa, ngo nta magambo yandi nshakana nawe. Aho niho yahise ajya kubwira aba bapangayi bo muri ya hangari twari dufitanye amasezerano, ahita bategeka kwishyura umugore wa Kimenyi mu Kabaranga. Ntabwo nabitinzeho, numva ndavuga n'ibyo ari byose reka nyure mu nzira z'amategeko. Nandikira meya w'umujyi, nandikira meya w'akarere, nsaba kurenganurwa kuri ako karengane. Wazanditse ryari? Byabaye ryari? Amabaruwa ya mbere ndumva narayanditse, ziri hano. Ibaruwa ya mbere nandikira umujyi, hagati aho nandikira umujyi nayo wandikiye. Ibaruwa ya mbere nandikira meya w'umujyi nayanditse ku itariki 17 z'ukwa 3 2020. Nta gisubizo nigeze mbona. Indi baruwa ya kabiri nyandika kuri 30 z'ukwa 1 2020, nandikira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, kubwo impungenge nabonaga z'umutekano mukeya, uretse ko ari nawe wari nyirabayazana wawo, ariko nawe ndamwandikira nishinganisha. Na indi baruwa nanone nyimwandikira ndatekereza ku itariki ya 23 z'ukwa 6 2020. Nagiye nandika amabaruwa menshi, hano arahari, nkagenda nanasinyisha no ku mujyi wa Kigali. Murabona ko aya ni amakashe y'uko umujyi wa Kigali wagiye uzakira, no ku murenge bakayakira. Ni ibintu ntigeze nihererana. Yewe na meya w'umujyi nongeye kumwandikira bwa kabiri ku matariki 17 z'ukwa 9 2019. Aho hose ni amabaruwa, kuzageza no kuri njyanama y'umurenge bose narabandikiye ku itariki 17 z'ukwa 5
2021 njyanama y'umurenge ndayandikira bose nta n'umwe usubiza bitewe n'uko Musasangoyi atuma badashobora kunsubiza. Andi mabaruwa nongeye kwandika n'ay'akarengane kaje gahuhura n'ibyari byaratangiye ko kabaye tariki ya 15 z'ukwa 10 2021 ariho Musasangoyi yasabiye umujyi wa Kigali kuza gukora inspection, ariko ari nge wanawandikiye nkusaba kuko hari ikibanza UPI 1363 dusangiye na rya tsinda riyobowe na senior superintendent, kuko Musasangoyi yarihaye uburenganzira mu magambo bwo kubaka icyo kibanza dusangiye cyari no mu makimbirane turi no mu rukiko, kubera ko nari narandikiye n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali n'uw'akarere, nagiyeyo turavugana musaba ko icyo kibanza nta kintu cyakubakwamo mu gihe kikiri mu makimbirane yo mu rukiko. Umunyabanga nshingwabikorwa, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere turi mu biro yahamagaye Musasangoyi ahakana ko nta nyubako ihari, ngo uwo mugabo ni umunyamatiku kandi barimo kubaka, n'amafoto arahari hano uko inyubako zagiyeho nuko zatangiye byose. Icyo gihe rero Musasangoyi yamaze gusaba umujyi, waje muri inspection usanga koko iyo nyubako ntabwo ikwije ibisabwa, nta byangombwa, banandika n'icyemezo cyo kuyikuraho. Icyemezo cyari gifite nimero 1354 nacyo cyari icyo ku itariki 11 z'ukwa 10. Icyemezo baragikora, ariko bamaze kugikora Musasangoyi yari aho aravuga ngo Jean Pierre ngo ni wowe waje kwirwa uhamagaza inzego zose ngo hano mu murenge wa Gisozi harimo akajagari, ahita bereka n'iwanjye hangari yari yarahiye muri 2019 isoko rishya, umupangari akuraho amabati yari yarahiye nk'icumi yari yamaze gushyiraho amashya, kandi nayo mashya bamaze kuyashyiraho umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musezero bahise bamuhamagara araza aravuga ngo ni ukubisenya cyangwa hakishyurwa amande. Antegeka kwishyura amande, nyishyura muri sako 100,000 niyo bantegetse kubera ayo mabati yagiyeho, nyishyura ku itariki 6 z'ukwa 4 2021. Ngaya amafaranga narayishyuye y'ayo mabati, umupanga yari yavuguruye. Ariko icyo gihe Musasangoyi waje yahise ategeka ko ayo mabati nayo agomba gukurwaho. Bahita banyandikira icyemezo, inspection y'umujyi wa Kigali ihita inkorera icyemezo gifite nimero 1355 cyo banantegeka guhita nsenya iyo hangari nubatse nta ruhushya. Mu by'ukuri iyi nyandiko maze kuyibona niteguraga gukuraho iyo hangari, umurenge uza kuyikuraho ku itariki 15 z'ukwa 10. Numva nta n'ikibazo byari binteye kuko hari hasanzwe indi hangari ishaje ya kera. Nibwo nyuma y'iyo tariki 15 no gukuraho igikorwa cyategetswe n'umujyi kuri 24, ariko hari hashize kuva yakuraho iyo hangari, nakomeje kumva inkuru mu Gakiriro ka Gisozi zivuga ko gitifu w'umurenge Musasangoyi Providence yavuze ko ibyo nigira byose ko ashaka kunyemeza ngo azansenyera ntihagire ibuye na rimwe risigara rigeretse ku rindi. Koko nakomeje kugira ngo ni amagambo, naje kubona bishyizwe mu bikorwa ku itariki 24 z'ukwa 10 2021. Aragaruka
nta kindi cyemezo umujyi wamukoreye, asenya inzu zose zari ziri aho zinjizaga nibura 600 buri kwezi, cyane ko nari mfite n'umwenda wa banki. Izo nzu zamfashaga kwishyura banki, ariko ibyo yabikoze nabwo uko mbyumva ngo yari yabisabwe na senior superintendent Kimenyi Innocent, ngo nansenyera ngo amafaranga aho nayakuraga ngo ntabwo nzongera kugira n'umunyamakuru navugana nawe no kujya mu rukiko ko bitazongera. Nibwo babishyize mu bikorwa. Mu by'ukuri ubwo butaka ni ikibanza nk'uko mubibona cyanjye bwite n'uwo twashakanye, gifite UPI 1362 kiriho amazina yanjye n'ay'umudamu twashakanye. Usaba ibyavuyeho kuri 24 z'ukwa 10 ku inshuro ya kabiri, impamvu yabyo. Murakoze. Warigeze ugana inzego z'ubuyobozi? Inzego naraziganye, nandikiye meya w'umujyi musaba kunyishyura inyubako zanjye zavanyweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko icyemezo umujyi wari watanze ibyacyo byavuyeho kuri 14 z'ukwa 10 2021, ariko kuri 20 nanone nenye bagarutse ntabwo nigeze mbona ikindi cyabazanye n'ikindi cyemezo cyabahaye gukuraho inyubako zari ahangaha. Nkaba rero numva nyuma yo kwandikira umujyi naranatakambiye perezida wa njyanama y'umujyi, ntakambira na Minaroke, bose bakaba batarampa igisubizo nkuko amategeko abigena ko mbere yo kurega ugomba kubanza kugaragaza inzego watakambiye. Nkaba numva niteguye kwiyambaza ubutabera muri uku kwezi kwa mbere. Murakoze. Uyivuze ngo bagusenyeye kubera ko wari wagaragaje ikibazo mu itangazamakuru, ni iki wari wavuze mu itangazamakuru cyatumye ubuyobozi bugusenyera? Nari nagaragaje izi nyubako zirimo hano inyuma zubatswe zidafite ibyangombwa, nk'iyo y'inyuma ikibanza cyayo nkuko nabibabwiye ko tugisangiye turi abantu 5, turi no mu rukiko ubu tugezeho tukuru. Ntabwo nibwiraga ko ikintu cyose kiri mu rukiko nta kigomba gukorwaho, cyane ko niba tutumvikana nk'abafatanije uwo mutungo twari twasabye urukiko ko rutugabanya. Ntabwo rero rwatugabanya ibintu byamaze no kongera kubakwamo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubona impamvu byubatswe kandi muri mu rukiko itegeko ritanabyemera ari ihe mpamvu? Niki cyabiteye? Icyo ntatinya no kibyihisha inyuma, ni igiki icyo ntatinya kuvuga kibyihisha inyuma. Nge nabibonyemo ruswa, kuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi Musasangoyi Providence yahagaze hano imbere y'iwanjye ataransenyera, avuga ko abwira n'abapangayi ngo abahaye ibyumweru 2 inzu zari aho zose ngo zibe zivuyeho, ngo hagiye kubakwa inzu zigezweho z'amahangari, ngo yabakoreye ubuvugizi ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Abapangayi banabimbwiye bavuze ko ngo abahaye ibyumweru 2 ngo zibe zishenywe. Nanamwohereje SMS mubaza ntese ko umutungo w'umuntu ari ntavogererwa mu ngingo ya 33 y'itegeko nshinga, none nyakubaha ukaba ubwiye abapangayi ngo badusenyere, ninde uzahubaka? Ntacyo yigeze asubiza. Ariko ubwo nge nabibonyemo yamayeri akoresha inama yari yamaze kuvugana na bari abantu zira hangari zose uko zubatswe muzibona, yibwira ko twebwe tutiteguye guhita tubona ubushobozi bwo kuhubaka. Kandi nkuko tubizi, nubwo umuntu yagukorera ubuvugizi mu mujyi wa Kigali, hagomba kuba inyandiko ihabwa umuturage, kuko muri icyo gihe wenda kubera ko twiteguraga na cogamu n'abantu bagiye bahabwa amahirwe yo kuvugurura, bagiye bandikirwa amabaruwa, ntabwo ari ibintu bagiye babwirwa mu magambo. Icyo nicyo rero twabonye ko cyihishe inyuma, ko ari ruswa nta kindi. 1363 zo ntacyo yigeze agikoraho, izo nyubako ziracyahagaze, ku buryo no muri iyo minsi yagerageje ntangiye gutakambira inzego zose
yagerageje kugaruka mu baturanyi batigeze basenyerwa kandi muri izo nyubako n'ubundi zidafitiwe n'ibyangombwa bya otobatire nk'iby'umujyi utanga, cyane ko muri kariya gakiriro kose uretse inzu z'amakoperative manini nka Parwa, Copacom, Adarwa na Duhahirane nibo bonyine bafite ibyangombwa bya otobatire. Abandi bose ni ibyangombwa byatangwaga n'imirenge nk'ibisanzwe. wowe ufite cyangwa cy'umurenge wabahayemo yo kubaka hariya? Uwo twaguze ndatekereza yari agifite, ariko nanjye maze kugura hari icyo baduhaye cyo gusana. Na kibereka iki cyangombwa murabona ko cyatanzwe n'umurenge wa Gisozi. Irebesha muri ya kamera yego. Cyatanzwe n'umurenge wa Gisozi tariki cyatanzwe n'umurenge wa Gisozi ku itariki ndatekereza bigaragaraho tariki 7 z'ukwa gatatu 2018. ubwo bakibaye cyo gusana. Kikaba gifite nimero 66. Ibyo byose nk'uko bigaragara ntabwo batanga icyo gusana ku nzu zidahari. Hari n'ikindi cyemezo cyatanzwe n'umurenge wa Gisozi nk'uko mubibona cyo muri 2013 nacyo kitwibutsa kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, kwishyura umusoro ku nyungu z'ubukode. Birumvikana ya mazu yashenywe twarayasoreraga n'amahoro y'ubukode bw'ubutaka mu kibanza gifite UPI 1362 nk'uko namwe mubibona. Nkanongera nkagaragaza aka karengane nakorewe na Musasangoyi Providence jyenyine. Murabona ko no muri tariki 27 z'ukwa 10 2016 izo nyubako zahawe umuriro na REG. Dore ibyangombwa. Ntabwo rero REG yazanye umuriro ngo iwuzane mu gisambu. Umuriro wa trifaze w'imashini banahasenya izo mashini zari zirimo zibaza. Nkaba ibi byose ngaragaza ari ukugaragaza akarengane umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi yankoreye abisabwe na senior superintendent dufitanye ibibazo turi no mu nkiko. Murabona n'iyi baruwa nanone ubuyobozi bw'umudugudu n'ubw'akagari budusabira budusabira gufata umuriro muri kiriya kibanza nk'uko nabiberetse ko bamaze kubidusabira. Icyo gihe niyo mabwiriza y'umujyi wa Kigali wari uriho, nuko REG nta muntu yahaga amashanyarazi atasabiwe ibyemezo n'inzego z'ibanze. Ngibi ntabwo rero mbona ko hangari yashenywe yari imaze imyaka, kuko yabonye umuriro 2016 kandi yubatswe muri 2013. Ntabwo inyubako ya 2013 ihinduka akajagari muri 2021 kubera kutumvikana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ku nyungu ze. Ngira ngo icyo mutumvikana ni iki ku nyungu ze? Kuba kutumvikana ku nyungu ze no kutumvikana kuki? Icyo tutumvikanyeho nuko mu murenge wa Gisozi hariya cyane cyane mu Gakiriro n'ubu inyubako ziracyajyaho, ariko zijyaho batanze amafaranga. Jewe rero kuba hari ibyo nabonaga bikorwa bidakurikije amategeko, nkagerageza no kwiyambaza umujyi nkaniyambaza umurenge ngo uhagarike izo nyubako, nkaniyambaza n'akarere, ariko bikanga. Nicyo cyabiteye. Bavuga ko abantu bose se bagomba gusaba uburenganzira ku mujyi wa Kigali, nta ugomba kubaka atanyuze ku mujyi wa Kigali. Icyo cyo kivugaho ndetse ngo akugira inama yo kuba we wajya gusaba uburenganzira ku mujyi wa Kigali. Murakoze. Icyo cyo ni n'ikinyoma, kuko mu kwezi kwa 10 2020 yaje gukoresha inama imbere y'ikibanza cy'iwanjye, ari nabwo hari hangari yubakishijemo hariya
zigera muri enye zidafitiwe ibyangombwa ariko Wubakishe ninde? ni Musasangoyi Providence Yazubatse ari ize cyangwa ni iz'abandi? ni iz'abandi ariko niwe wazihagarikiye anadukoresha inama abwira abantu ko yadusabiye uburenganzira ku mujyi wa Kigali ngo hakorwe amasuku hatazongera gushya. Abwira n'abapangayi badukodeshaga ababwira ko bahaye ibyumweru 2 bakaba bashenye izo nyubako bakoreramo zidasobanutse. Abapangayi bamaze no kubimbwira nanamwoherereje SMS ndamubaza nise nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge kubwiye abapangayi bacu ngo badusenyere ngo hagiye kubakwa kijyambere hazubakwa nande nuhe muterankunga watuboneye ese ibyangombwa byo kuhubaka biri hehe ntabwo yigeze ansubiza. Ari naho rya tsinda riyobowe na senior superintendent n'abandi baturanyi nkuko mwahageze mwabonye hangari zuzuye n'ubu zirahagaze zubatswe kuri izo mvugo za Musasangoyi. Hari n'irindi tsinda ryari ryamaze no gukuramo abanyamuryango baryo bagiye no gukodesha ahandi kubera izo mvugo za Musasangoyi yabemereye ko ngo yabasabiye ku mujyi wa Kigali mu magambo bitagira inyandiko nabo bari basohoyemo abanyamuryango bagiye no gusenya hangari zabo zisanzwe ariko bikomeje gusakuza babandi baragarutse hubatse abantu bageze muri 4 bigaragara ko bo bari bamaze kumuha amafaranga banabyubaka mu mazina ye ku buryo nagiye no kureba inspecteur w'umujyi bita Habiyambere Enani mpageze musaba guhagarika izo nyubako senior superintendent yubakishaga mu kibanza turimo mu makimbirane turi no mu rukiko. Habiyambere Enani inspecteur arambwira ati maze kumwereka izi dossier zose arambwira ati ko tubona umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yabeshye vice mayor kuko vice mayor nawe yarabishyigikiye mu magambo ariko ubwo icyo gihe nibwo Habiyambere Enani inspecteur ari nawe wasinye kuri iriya nyandiko insaba gukuraho iriya hangari yangiriye inama ati wagerageza ukazareba meya. Ni nabwo nanamurebye meya hagarika iriya nyubako anasaba kwivaho ariko kugeza n'uyu munsi murabona ko itigeze ivaho kuko Musasangoyi aho yafashemo akantu nawe azi kurwana ishyaka abo yaririye na zira hangari zindi zubatswe zamuhereje zose zirahagaze nta byangombwa zamuhereje ibyo byose ni amafaranga guteka warabibonye se nta ikiriho twese tubona ntabwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yategekwa n'umujyi gukuraho izo nyubako kugeza n'uyu munsi murabona ko zigihagaze zidafite ibyangombwa ntabwo bibaho kereka niba hari andi masano bafitanye. Hanyuma byose muri kuvuga wagiye urondora uti ufite akarengane nkorerwa n'umuyobozi w'umurenge nabigaragaje kandi n'ubu ndacyakagaragaza akarengane noneho kugera n'ubwo umuyobozi w'umurenge ndetse n'uw'akagari basigaye igihe barankomanyirije ntagirana ikibazo n'umuturage ngo niyambaze urwego urwo ari rwo rwose. Murabona nkaha niyambaje urwego rw'umudugudu ngo rumfashe gukemura ikibazo nayo ifitanye n'umuturanyi baraza bambwira ko bazama raporo ndayitegereza ndayiheba nanayisabye kuri telefone barayinyima barambwira ngo umuyobozi w'akagari yababujije ngo niwuzi ibyahariya ngo nzaze ngo abinkemurire. Ndababaza ntese ko umuntu ahera ku mudugudu ukajya ku kagari ujyanye raporo none iyo umudugudu mukaba muyinyimye nzajya ku kagari njyanye iki? Ngo nibyo tukubwiye. Murabona ko nagerageje kuyisaba nkoresheje inyandiko ariko na n'uyu munsi ntabwo nigeze nyihabwa. Ni ikigaragara ko akarengane kamaze kuva ku murenge kamanuka ku kagari kajya ku mudugudu nk'ibisanzwe nkuko nahoze mbibereka na mbere hose. Murabona ko nakoze inyandiko ndega n'ubuyobozi bw'akagari ka Musezero mu gukora inyandiko mpimbano kuko
nagiranye ikibazo n'umuturage wandengereye murega mu mudugudu, umudugudu gikemura ku itariki 20 z'ukwa 9 2018. ngiyi raporo barayikora, ndangije natunguwe nuko abo naregaga, nyuma naje kubona raporo bashyize muri systeme mu rukiko, raporo babakoreye nyuma isubiza iyanjye ya 2018 iyo ari ya 2017. Iyawe yari ya 2017, iyawe ari ya 2018 kandi ari nge waregaga. Raporo ya 2017 yasubizaga iyanjye iyo muri 2018, ku buryo nanagiye mvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musezero, mwereka amakosa n'izi nyandiko mpimbano, ahamagara n'umuyobozi w'umudugudu bitaga Epimaki, babiganiraho ndabibereka, baravuga ngo haba harabayemo kwibeshya, ariko inyandiko ntijya yibeshya. Iyo hibeshya hari kwibeshya wanditse, ariko umunyamabanga nshingwabikorwa wapuruvye inyandiko akayapuruva muri 2017 yari ataranahagera. Ntabwo ibi ngibi bivuga ko kwibeshya kubaho, cyangwa se ni mu bivuguruzi. Baranga nabyo ngerageza kwandikira umujyi mugaragariza amakosa akagari n'umudugudu bakora, ariko nta gisubizo nigeze mbona. Ngira ngo nabyo muri ako karengane ubu basigaye banteza n'abaturage duturanye hariya, babereka ko ari ngewe kibazo, kuko ngerageza kubaza ibindeba no kugaragaza akarengane umurenge n'akagari n'umudugudu wa Kagara bakora, byinshi biteza abaturage igihombo. Udafite amafaranga yo gutanga hariya nta kintu yabona, kuko no mu gihe cyo kunsenyera na nyuma yo kunsenyera hari izindi nyubako zizamuka buri munsi, kandi nkanabandikira ye n'umunyamabanga nshingwabikorwa kuri telefone, nkabimwoherereza no kuri WhatsApp ye, ariko ntacyo avuga kubera ko mba mbona ko hari ikindi kibyihishe inyuma. Nkaba rero nasaba kwaka karengane nakorewe kamaze kumpombya ubu kuva mu kwezi kwa 10, ayo mafaranga yavagamo y'ubukode agera mu 600, ayo yose ntayo nkibona. Nari mfite n'umwenda wa banki ngerageza kwirwanaho kugira ngo ntagirane ikibazo na banki, ariko mu by'ukuri nkibaza ni gute abayobozi b'inzego z'ibanze ari nabo bashinzwe kudukundisha amabwiriza n'amategeko ava muri guverinoma, ariko ukabona nibo basa n'abafite ikintu cyo gushaka kwangisha abaturage ubuyobozi. Uretse ko twe tuzi icyo gukora, ntabwo ikosa ry'umuntu ku giti cye twaryitirira guverinoma yacu, kuko tuzi byinshi ikora ireberera umuturage. Uteshutse ku nshingano, dufite inshingano zo kugaragariza inzego nk'uko nagiye nzigaragariza kuva ku mujyi, ku karere, kuzageza kuri Minarok, nayo zose tukandikira izo nzego, kugera kuri njyanama y'umujyi. Hambere aha njyanama y'umujyi yanaje no kudusura, nayo nyereka byose, ihava ibonye ako karengane, nubwo nta kiradusubiza mu magambo mu nyandiko, ariko ikigaragara nuko nabo babibonye, bahageze babona nige jyenyine, baravuga atasaba aba bandi bo bafite otobatire. Ndavuga namwe uko mubibona se murabona ihari? Banambaza kuri 24 umurenge uza gusenya ahandi, bambaza niba hari ikindi cyemezo banyeretse. Ndavuga ni ntacyo, icyo nabonye ni iki, kandi byavanyweho kuri iki cyemezo ntacyo nigeze mbigiraho ikibazo, nubwo nari naciwe amande nkanayishyura no muri sako. Sinzi rero niba kuba byarongeye bikanavaho, ahubwo mu rwego rw'ubuvugizi aya mafaranga ntayasubizwa, kuko icyo nayatangiye n'ubundi kitakiriho. Nkaba nsaba ariko ngira ngo bahanaga ikosa bakoze hare ku bw'amande. Nayo mabati bari basimbuje, ayo ngayo banze utayasubizwa. Nziko n'ubundi byarangiye byose babikuyeho, kuko ubundi uciwe amande
ni kimwe muri ibyo bihano. Hari ugukurirwaho iyo nyubako cyangwa ugacibwa amande. Iyo waciwe amande igumaho. ubwo wenda abayobozi barabyumva. Hanyuma none wenda dukurikije ibintu byinshi wavuze, ibyo wavugiye hariya mu Gakinjiro, niba uri kuvuga uyu munsi wa none, ni iki wifuza ubundi muri rusange mu buryo bw'impine utagiye mu bintu byinshi? Ngewe nifuzaga ko mu by'ukuri amakosa umurenge wakoze maze kugaragaza ibi byose, ko inzego zo hejuru zawusaba kunsubirizaho inyubako kugira ngo nanjye nibone nk'umuturage uyoborwa n'umurenge wa Gisozi, kuko uretse kuba nzi ko mafite ibikorwa, ariko ubundi kuva ku rwego rw'umurenge kugera ku rw'umudugudu nta cyizere nkirufitiye. Narwo runyereka ko hari andi mabwiriza ruhabwa yo kutamfata nk'umuturage uri aho ufite ibyo winjiriza uwo murenge n'akagari n'umudugudu. Kuko ababaga bahari bishyuraga umutekano, bishyuraga isuku, yewe bagatanga rimwe n'ay'umuryango, byose mu rwego rwo kubaka igihugu. Abo bantu nari mbafitiye umumaro, nabo banawumfitiye kandi banawufitiye n'igihugu. Nkaba numva rero mu karengane nagiriwe kakanteza ibihombo, kunkuriraho inyubako nta mpamvu zitari munsi nibura nk'iza miliyoni 10 cyangwa 9. Ayo niyo nahombye, kuko baraje barabisenya n'ibikoresho byari biriho, ni mu isoko amabandi yose arabitwara. Ntabwo bahashenye mpari, nabonaga abantu barimo kubifotora kuri WhatsApp babinyoherereza, kandi mu by'ukuri nta nteguza ntaki. Murenge uvuga ko Gitifu Manyabakungu yabateguje ndetse ngakabaha n'iminsi 7. Ibyo ari byo byose ubwo icyo yakababwiye ntabwo ari icy'amagambo. Nkuko nanjye naberetse inyandiko, nawe yakabereka inyandiko ikiriho. Ikindi akavuga ko ibyo bya ruswa uvuga atari byo, akanavuga ko bo ngo bakurikije amategeko ibyo bakoze. Ngira ngo nabyo ni amatakirangoye, kuko iyo akurikiza amategeko yari gukuraho iby'umujyi wategetse, kuko ni narwo rwego rumukuriye. Ibindi yakuyeho kuri 24 nyuma y'iminsi igera mu 9, kandi bari bamaze igihe babivuga. Nka Daso Coordinator bite Jide yari amaze igihe aza mu Gakiriro akoresha inama nyuma yo gukuraho iby'umujyi wabategetse, avuga ko uriya mugabo kuba yaravuganye n'itangazamakuru tugiye kumwihimuraho, nta buye tuzasigara igeretse ku rindi. Wewe nuva muri rusange kuba barakoye ibintu byawe ni ikibazo cyo kuvuga n'itangazamakuru, nta kindi. Wavugaga iki mu itangazamakuru? Nagaragazaga ako karengane ko kuba hari abantu, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi aza barimo kubaka akahagarara nk'umupolisi nta byangombwa, inyubako n'ubu zirahagaze. Nyamara umuturage uciye n'umuryango ku nyubako ye ntacyo bavuganye, wajya kubona ukabona yohereje Daso Nyiragutabara, haje abantu ukagira ngo ni igihugu cyatewe. Ntacyo bavuganye ngo nukuvuga nta ruswa wamuhaye. Icyo cyo nagihamya mpagaze ku maguru yanjye abiri, kuko iyo wakoze ikintu kihabanye n'itegeko uri umuyobozi, nubwo iyo ruswa yaba atari direct, yaba ari indirect, aho niyo mpamvu tubivuga. Kubihakana ariko ni ibintu atabonera ibisobanuro, kuko n'uyu munsi umujyi wategetse, hari wamutegetse gukuraho ziriya nyubako, n'uyu munsi ntazo yigeze akuraho. Avuga ko n'abandi ngo bataragerwaho bazagerwaho, babanje gukuraho ziriya zawe n'izindi ziri mu nzira gukurwaho. Ibyo ari byo byose yabeshye itangazamakuru, kuko ubu niwe wasubiye inyuma ajya muri ba bandi batasenyewe, abakoresha inama arababwira ati nyamuneka mwandike mugaragaza ko iyi mitungo yanyu ifatiye runini abantu benshi hakorera. Ngo hari nk'umuturage, umwana bita Rashidi, ni umutungo w'iwabo, yaramubwiye ngo yandike avuga ko iwe hakorera abantu 700, uretse ko anabeshye 700 ntabahaba.
nanjye wari ufite hanini 700 ntabwo bageragaho. Numva rero uyu munsi w'icyakora yamaze kubona ikosa yakoze kugira ngo recovery agerageza gukoresha izindi mvugo n'ibindi bikorwa bidasobanutse, kuko urebye nka engineer w'umurenge wari uhari icyo gihe nta nubwo yahise ahatinda nyuma yo kunsenyera ari je jyenyine. Amakuru dufite nuko yabajijwe icyatumye ahasenya inshuro ebyiri nta kindi cyemezo cy'umujyi gihari, akaba yaramaze kwimurwa. Kugeza wenda twihuse kugira ngo dusoze iki kiganiro, icyo usaba nuko bagusubiza inzu zawe ukongera ugakora n'abantu barimo bakongera bagakora, n'icyo usaba ubuyobozi cyane. Icyo nicyo nasaba, kubera ko no mubo bakoreraga iwanjye bahavuye. Uyu munsi hari izindi nyubako nshyashya zagiye ku mukindo niho bimukiye, kandi ibyo byose nta byangombwa. Nkaba rero mbona nanjye nasubizwa uburenganzira, kuko hariya ninjye jyenyine utemerewe kugira icyo nkora, abandi bose barakora. Hari n'abaturage bubaka bakambwira ngo wabonye ingaruka yo guhangana n'ubuyobozi, ngo twebwe nta kibazo. Kandi hariya nkuko nagerageje no nyine baba bavuga ko ngo mpanganye n'akagari n'umurenge, ngo mbarega nkavugana n'itangazamakuru, ubo ngo bahisemo guceceka ibyabo bigakorwa. Ariko nabyo nkaba mbona atari byo, kuko nta kibi mvuga cyabangamira ubwo buyobozi. Ikindi Musasango yajya avuga ko ndi umuntu udashoboketse, nkaha nabigaragaza. Aparwa imaze guhisha inyubako zayo nkuko mubibona. Aparwa yatwiyambaje nk'abaturanyi ngo tuyifashe kugira ngo ikore inyigo yo gusana umujyi ubashe kubaha ibyangombwa natwe dukomorerwe. Murabona ko iyi ni resi ninjye wayatanze 145. Numva rero kuba nde sociable byo atari byo bivugwa n'umuyobozi w'umurenge mu nyungu ze n'abakagari, ariko ubundi mu buzima busanzwe nta muntu mbangamira, kuko hari none abangamiye narego ko kugeza kuri iyi tariki haba mu mudugudu nta urandega, haba mu kagari, haba no mu murenge. Kandi mbere ku bwa Tofil twari tubanye neza, aho Musasango yaziye niho havutse ibibazo. Amaze kubisabwa na senior superintendent Kimenyi Innocent. Ako kuki uvuga ko superintendent ari ukoresha ubuyobozi w'umurenge, ubishingira ku cy'ubundi wowe? Hari imvugo nyinshi, hari n'ibyo wenda umuntu atanavugira ko amakuru, hari n'ibyo umuntu atavugira no kuri mikoro, ariko ayo makuru yo arahari. Jewe umuntu yarambwiye ati twamenye ko senior superintendent Kimenyi Innocent ari we wategetse Musasango kugira ngo gusenyere, ngo aho wakuraga amafaranga yo kujya mu nkiko hahagarare. Kandi koko nanjye ndebye uburyo ubundi senyerwa ryawe ryavuye ku kibazo warufitanye na senior superintendent Kimenyi Innocent. Nubango ibibazo byose urimo byahereye ku uwo mugabo, nta wundi byahereyeho. Ntabwo nabimishe neza ko ari byo. Okay, so uyu munsi wamaze kubwira ubuyobozi, wamaze kujya, hari ibyo wajyanye mu nkiko, hari inyandiko nyinshi wanditse. Ndibaza ibisigaye ubwo nuko bagukora ubuvugizi ubundi bategeza igisubizo. Sawa, murakoze. Urakoze cyane, reka tugushime. Murakoze. Uko abivuga yenda nta karengane kabayemo, kuko yenda niba mwageze aho ikibazo cyabereye mwabonye yuko kiriya gice cyo mu Gaciro cyo haruguru hari koperative ya Parwa hakorera, ihafite ibikorwa bijyanye n'ububaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bahacuruza ariko bijyanye na immeuble. Murabizi rero ko hari hakunda kwibasirwa n'inkongi y'umuriro, ari nabwo ubona ko umujyi wa Kigali uhereza Parwa ibyangombwa babahaye kubaka mu buryo burimo na gahunda yo kurwanya inkongi y'umuriro. Aho rero Jean Pierre avuga na ahantu hari yafatanye na Parwa, twabonaga ko hari imbogamizi yuko inkongi z'umuriro n'umuriro kongera kuhavuka, ari muri urwo rwego bubatse ibintu mu buryo tubona bw'akajagari kandi bibangamiye ahakorerwa iyo mirimo. Nkuko mwabibonye kiriya gice cyo haruguru bari bataragikugirira umuriro, ariko
tukuraho n'ubundi byubatswe mu buryo bw'akajagari byegeranye na parwa kuko ho bahakorera hari n'umuriro w'amashanyarazi twanga yuko mu mikorere yabo hashobora kuzatakwa n'abo haruguru hadafite uburenganzira kandi bubatse mu buryo bw'akajagari ni urwo rwego rero twakuyemo ibyari bihegereye ariko yenda nk'uko abivuga ntabwo ari we wenyine hari abandi bagize yenda bo nibuka hari nka association Mont Carmel inahafite ahantu hanini nayo ibyo bari barakoze twarabihagaritse tunabikuraho tubategeka ko babanza kwaka ibyangombwa rero ni muri urwo rwego twabikuyeho nta numva nta karengane kandi yaba yarakorewe. Avuga ko mwabikuyeho nyuma yaho yatanze amakuru mu itangazamakuru agaragaza kurenganwa cyane cyane akavuga ko cyari igihe yabo bita Carmel bari bamaze kubaka barasakara we agaragaza ko bubatse mu buryo bw'akajagari hanyuma noneho namwe muhita muza mukuraho ibya Carmel nawe muhita mumusenyera niko avuga niko byagenze. Ntago mpamya neza ko icyo ngicyo ari cyo yenda ni we niko abitekereza ariko nta muturage urengana kuko yatanze amakuru kuko ni uburenganzira bw'umuturage ahubwo tuba tunabasaba gutanga amakuru y'ahantu babona ibintu bitameze neza kugira ngo bikosoke hakiri kare. Ibyo yenda avuga bya Mont Carmel bagitangira kubaka barahagaritswe ngira ngo ni nko mu mwaka umwe ushize nyuma bongera gushaka kubisubukura turabimenya tujya kubihagarika nta nubwo tuzi niba ari Jean Pierre bari batanze ayo makuru nuko twamenye ko basubukuye ibyo bikorwa tukajya kubihagarika ndetse ari nacyo gihe nabo bose twabahaye integuza kugira ngo ibyo byose biveho bidakomeza gutera akajagari hariya. Ntago rero numva ko hari umuntu wamurenganya ngo kuko yatanze amakuru ahubwo hakuyeho ibintu bitari bifite ibyangombwa kandi twabonaga yuko biteje ikibazo kuko byashobora gukurura inkongi y'umuriro. We avuga ko mu ibaruwa yagaragaje yereka igitangazamakuru avuga ko umujyi wa Kigali wandika wasabye gusenya hangari ndavuga iyo hangari yari irimo kubakwa ndabona ari ibaruwa yo ku itariki 11 z'ukwa 2021 ariko kaba ko umujyi wa Kigali wamentioninze iki iriya hangari ya Carmel tugeze mentioninga ibyiwe. None se ko mwabonye iyo hangari yanditseho ndi Suwera Jean Pierre Suwera Jean Pierre rero hangari zoze nizo zavuyeho kuko iyo yindi yo ni ya Mont Carmel na association Mont Carmel hakaba ni ya Jean Pierre hari n'undi mugabo sinibuka amazina ye neza ariko aho ngaho kuri iyo ntuzanditseho Suwera Jean Pierre umujyi wa Kigali amentioninze abantu batatu cyane ari kuri association ya Mont Carmel ya Suwera Jean Pierre n'abandi bari baturanye abo bose bahawe ibaruwa zibategeka kuza gukuraho babaha iminsi ngira ngo niba ari 3 ariko twaje kubikuraho nyuma y'iminsi 7 cyangwa 10 ubwo rero numva nta karengane yaba yarakorewe. Hanyuma akavuga ko nubwo muvuga ko nta byangombwa yari afite n'abandi bose begereye iruhande rwe ngo nta byangombwa bafite ngo mwami mwahisemo we ari nabyo ashingiraho nk'akarengane. Ibyo nibyo avuga ariko nibo bigeze kuritera ahantu hose hakuwe ntabwo ari kwa Jean Pierre honyine nagwa urwo rugero rw'association Mont Carmel nawe naho baturanye abandi bantu baturanye nabo mazina yabo sinyibuka neza ariko twaza kuyakwereka muri raporo twabakoreye nabo bari barimo ntabwo higeze hatoranwa kwa Jean Pierre. Ikindi cy'abantu bahoze ari abapangayiwe cyangwa se n'ubakira abapangayiwe bavuga ko mwabatunguye mutigeze mubateguza bagiye kubona muraje nabo ngo bakore ibintu mutangira kubasenyera bamwe bakavuga ko banahombyemo amafaranga menshi cyane kubera ibintu byabo byangiritse ariko wari umaze kubivuga muri iyo baruwa wabibonye bahawe iminsi 3 nyuma y'iyo minsi 3 ntibanuyubahirije uko twasanze hari ibintu bikirimo tubongera irindi twahaje nyuma y'iminsi 7 ngira ngo hari cyangwa 10 ubwo rero nta gutungurwa kwigeze kubaho kandi ni ibintu biterurwa barabiteruye kuri iyo ntuza numva rero nta gutungurwa kwigeze kubaho ngaho. Gitifu nyuma y'uko noneho mumenye ko umuturage ari mataga gusa cyangwa se ari mataka asaba kurenganurwa ku bintu mwakoze wenda mwe muvuga ko byemewe n'amategeko niki mugiye gukora kuri uyu muturage kuri iyi situation murayihandoringa gute? Icyo tumusaba duhora dusaba n'abandi baturage ibyangombwa biratangwa hari ahantu yaje gusaba ibyangombwa byo kubaka atelier mu buryo babayereka inama wabonye ko ari na hafi ya ruhurura bakamwerekaho ayubaka asize umuhanda kugira ngo niyo n'abakwiye kubashiramo umuriro w'amashanyarazi nabo babafashe mu buryo bakora ibintu bimeze neza. Rero nta yindi nama no kubagira inama byo kugana ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukabaha ibyangombwa bakubaka ibintu byujuje
ubuzirane cyangwa byubahirije amabwiriza kugira ngo nabo bakore bisanzuye. urakoze cyane. Murakoze namwe. Witwa nde? Nitwa Mukabarisa Jeanne. So iki kibazo kizi gute uyu mugabo amaze kuvuga? Jewe maze imyaka igera muri 5 nkodesha na Uwera Jean Pierre hano nyuma yanjye niho nakoreraga. Twatunguwe n'icyemezo cyo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10. Icyemezo cyande? Yari engineer w'umurenge n'abayobozi b'umurenge nibo twabonye baza ngo nidukuremo ibyacu bahasenye. Tugerageza kubirwanya kugira ngo baduhe integuza tubikuremo tubyegeranye, ariko ntibyakunda. Uwo munsi barabisenye. Kuri 24 bongera kugaruka basenya n'ibyari bisigaye. Ikibazo mfite ngiye nk'umuntu wakodesha ni uko muri make nawe urahabona, uri bunahagera urebe turi ku gasi, imvura igwe ntitubona aho twugama, dufitemo ibikoresho, harimo amamashini twari dufite. Iyo imvura iguye ibyo byose biranyagirwa. N'ugerageje kuba yagira nk'icyo yafata nka shitingi kugira mu rwego rwo kwifashisha, ntabwo twebwe uburenganzira babuduha, kandi abandi bazishyiraho ntagire icyo bazikoraho. Nkanjye rero ukodesha nasabaga kurenganurwa, nimba ikibazo ari nkodesha bakaba bansobanurira nkareba hari nakodesha, ariko nanjye nkagira uburenganzira bwaho nkorera. Babasenye batabasobanuriye se? Nta kintu begeze batubwira nkatwe bakodesha. Baraje gusa barasenya? Twabonye baza ngo nidukuremo ibirimo bahita bahasenya. Impamvu yo gusenya bababwiye ko ari iyihe? Baza ku itariki 15 baje batubwira ko baje gusenya ibihangari. Twumva ko nyine ariyo baje gusenya. Uwo munsi baza kuyisenya nibwo natwe bahise badusenyera ku 15. Nta kindi tuzi, ntago tuzi ikindi kintu cyatumye babisenya. Hanjye ntacyo nzi, ntago nabisobanukiwe. So icyo mwifuza ni iki none uyu munsi wa none? Twifuza ko twakongera kugira aho dukorera hubatse. Hano se hehe nyine gusobanura? Hano dukorera none se twaguma aho dukorera. Rumva turi mu gihe cy'imvura n'izuba. Iyo uri ahantu ukorera ukaba utabona aho bika amafagitiriye duha abakiriya bacu, urumva ni ikibazo. Nkanjye nari mfite ahantu nicara nakoreraga, nicaraga nta kindi kintu nacururizagamo, ariko ngira ngo kwasenya byabaye nko kushinyagura, kuko bamagurukijemo uwo mwanya bahita bahasenya n'ibyarimo byose bipfiramo. Ibiki byapfiriyemo? Harimo amafagitiriye n'ibindi bikoresho nyine nari mfitemo iminyundo nkoresha, imihoro, ibintu byose bikoresho nari mfite nyine bimwe baranabyibye. Byaguteye igihombo? Cyane na n'ubu ndacyagifite. Igihombo kingana gute? Urugero nari mfitemo abantu bakoreramo bacuruza ibintu bijyanye n'amakenkayori. Dejumba ntibagikora kubera ko aho gukorera bahasenye, kandi igihe bahasenye narishyuye. Numva icyo ni igihombo banteje. Ufite igihombo kingana gute ugereranyije? Aho bagusenye wahombye iki n'iki wahombye? Usibye kuvuga ko guhera mu kwezi kwa 10 kugeza ubu, kuva icyo gihe basenyeye, nabara ko bampombeje nka miliyoni nk'ebyiri. Nizo maze guhomba? Nizo maze guhomba ko nena namaze kwishyura, kandi ntawe kinyishyura. Witwa nde? Murakoze. Nitwa Ntiginama Varate. Nkaba narakodeshaga na Uwera Jean Pierre. Hano nkaba nari mafite projet narahakodesheje mashyira imashini. Warakodesheje kingana iki? Narakodesheje amezi 6. Warayishyuye yose? Narayishyuye. Noneho tugana rege twemerera yuko twakora ibisabwa kugira ngo baduhe umuriro imashini zibashe gukora. Mu by'ukuri twarabikoze, dukora installation igezweho, baraza baradusura, bamaze kudusura badushyiramo umuriro turakora. Maze gukoreramo ukwezi kumwe, ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 umurenge nibwo waje uravuga ngo nimuhagarike ibikorwa byanyu hasenywe. Mbasha kubaza inginiya w'umurenge, ndavuga ati se ko dusenya kandi ibyo dukora bidahabanyije n'amategeko,
ko esitarasiyo twategetswe ariyo twakoze n'amakabure mwadutegetse kugura nk'abashinzwe iby'amashanyarazi ariyo twaguze, aka kanya noneho ni iyihe mpamvu ituma twasenya tugakuraho umushinga wacu ngo ahantu hahari mu buryo butemewe? Nta kindi twarengejeho. Nahamagaye uwo nkodesha Uwera Jean Pierre arambwira ngo nindeke bakore ibyo bagomba gukora. Mu by'ukuri icyo gikorwa nuko cyakozwe, baragenda, ngira ngo ntabwo baza kudusenyera, baragenda turakomeza turakora. Abakozi barimo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 nibwo haje timu daso n'abandi basore bashinzwe gusenya, baraza bavuga ngo nimusohoke. Turasohoka, imashini nimuzakure. Imashini ntabwo ziterurika, ntabwo hagiye twebwe, hagenda n'ibikoresho. Rege iraza ikuraho kashi pawa irayitwara, n'isinga irazimanura, turagenda. Mu by'ukuri mu byo kugenda ntabwo twagiye tubona yuko twumviswe nk'agaciro umunyarwanda afite nk'ahantu akorera, yujuje ibyangombwa, atanga ipatata, akishyura umusoro amahoro, akakora buri kimwe gisabwa n'itegeko. Ariko mu by'ukuri jye mu ruhande rwanjye twagize igihombo. Igihombo kimeze gute? Igihombo nimba twujuje ibisabwa, tukaza tukishyura umuntu, tukagira na kotara, twagira na kotara tugakora, tugatangira gukora kandi ubuyobozi butureba, noneho bwacya hashira iminsi bakavuga ngo nidusenye. Icyo nicyo gihombo twabonye. Wahombye iki? Wahombye amafaranga n'iki? Wahombye estima? Kuko nari nakoze estarasiyo ifite agaciro ka miliyoni 3, naguze amakabura ahwanye na miliyoni n'200,000, nanatanze amafaranga y'ubukode kugira ko aka kanya n'ubu ndacyahomba. Imashini moteri zaranyagiwe, zirimo ahangaha ziratwikiriye, no kugira ko aka kanya sindabona ahantu nongera gushyira imashini. Okay. So mwifuza iki rero n'uyu munsi hano? Icyifuzo nge nifuza nuko nkuko nakoraga, nkuko n'ubundi umuntu yahabwa uburenganzira agakomeza agakora aho yari yakoreye, yari yishyuye. Nicyo cyifuzo cyane. Usibye kuba wenda muvugana na Jean Pierre wabakodesheje, mwigeze mwegera ubundi buyobozi? Nukuvuga ubundi buyobozi twagannye, ntabwo twagana ubuyobozi kuko iki kibanza ni icy'umuntu. Iyo ugannye ubuyobozi urakubwira ngo we nta kintu tuvugana, uwo tuvugana nyiri ikibanza niwe ugomba, niwe responsable w'umutungo ye. Amakuru mufite uyu munsi ajyanye no gukemura ikibazo cyanyu? Amakuru dufite uyu munsi nuko ku itariki 15 ku itariki 10 z'uku kwezi hari abasore n'ubu turahakorera, tuhakora mu buryo butemewe, ariko nuko n'abayobozi baje bibanze bakavuga ngo izi mashini nimuzikureho mu buryo, kandi twebwe twagize ngo byibura dukomeze dukore nk'uko ahantu twagize gute twahishiye, ariko kugira kwa kanya ntabwo tuhakorera nk'uko bikwiye.